Kuvugira cyambaye cya challenge ni ukurwara. Kurwara amezi hafi 6. Uri nta kintu basha kurya, nta kintu basha kunywa, kandi uhora uri ubwoba bwa mbere nagize nukuntu mama ari bubimenye ku buryo twabimuhesha ukwezi kose. Ako ababyeyi shani danje. Ababyeyi ni danje. Umutima wa muri yakaza. Umubyeyi tukamubloka. Tukijijira. Ahubwo tukamubwira ngo tuzaza mu rugo muri iyi weekend. Yagera tugakweba. Abonye ukwezi gusheze ati ibi ntabyo. Araza atatubwiye. None uko yahamagaraguye buri gihe yarakororaga. Yaraje ahageze. Agikubita amaso Betty. Ubundi Betty wagira ngo bari bamubwiye ngo ruka. Betty kirutse pa pa pa. Hello my people out there. Ngaho turatewe. Mudutabara. Mwigize simanga mwebwe none ko mutanye kibiri. Umva. Nari niganye Yago. Kubera ko Yago afite igitaramo. Muramenye, murabizi cyangwa nyango myabibwa abantu. Turabizi ahubwo abakunzi bacu ntibazabure. Mwese turabatumiye. Buri muntu agomba kujya gusapotinga Yago. Aba yabipostinze twabibonye. Yabipostinze kandi ni umuntu w'abanyarwanda. Mugomba kumushyigikira. Ariko icano nagari yanyu ngo yashimuse ngo mwayise ngo muki life of 360 turimo icano nayo rero bakababwira akajagari ngo mukono TV show ngibikiri ubundi muzayite TV show. Nyenda yipatisha ariko njye sinkine. TV show. Turabakiriye abantu mukomeje gukurikira ibiganiro bya TV show. Wow. Kandi gone goko TV show. Ubundi uzita izina bajye banibuka n'umushahara n'ubu. Ese ndayishimutse birarangiye. Okay. Washimye munyakire. Turacyarimo kubyigaho izina. Nago turari confirma neza ariko turimo turagenda hafi aho ngaho. Turimo kugenda twegeranye tuzina. No kujanga abantu babimenye. So guys, twagarutse niba aba siblings banyu. Ana mugana nawe urya agira amaguru meza naga ibintu. Ariko se barimo barayareba ariko mutumizere ko tarimo. Baramenye umuceri. Naga ibintu byoroshye muri Kigali. Nago ari kwihangana. Oya nabibonye wakoze ikiganiro wambaye agakabutura nabibonye. Akajipo hubwo. Oya nabonye agakabutura. So guys, twakiriye. Akajipo koko yibanza ari akajipo. Yari yakiriye. Yego. Ariko mbana. Nabonye umugabo wawe we kwanuza. Bakoze. Amubonye utse. Ari bogo. Musuhuza mubwire ngo hayi ngo umustar aragusuhuje. Mubwire ngo umustar aragusuhuje. Umustar Clara. Umustar Clara. Umustar Clara. So guys, twaje rero niba aba siblings twabazaniye umustar. Tubatayemo aba siblings se bigenze bite. Si turahindura izina turashakisha. Tuba tujya ngo tubiteguze abantu igihe bazabona byahindutse bazamenye ibyo ari byo. Izina bazabonaho nibyo tuzaba twakonfirm. Kuko nawe uzanye ibyawe ngo TTB. Ubwo naryo rigiye koko kwibaza. Okay bazatora. Kandi koko TTB bijyanye n'amazina yacu ko turi batatu. Ese wa gatatu yagiye. Nagaba hari. Yes for away. Yohereza amadolari. Ndaramuka mubonye vuhanga arakonoye kuri statingo. Ngo nimba mvuze ko ndi Dubai ngo tugahurira mu biryogo tayari umva ko nyine ndi Dubai biryogo ari yabaye ibiryogo ubundi urambaza voilà ubundi kucyana umuntu icyo yivugiye bajye bakira icyo ngicyo
so ikaze na karibu tugaye ikaze na karibu iwacu. uriyumva ute ugeze kuri shene yacu? Twebwe turakwishimiye cyane, wiyumvemo ikaze, wumve utuje. Feel at home, feel at home, feel at home. Hello, hello, hello. Turebe. Yewe hano byivanze mutubabarira. Byivanze n'abajura. ntabwo nizeye ko ibintu byagiye boya Ngenda yitse hano. Arimo aratwumvira se umuvandimwe. Uratwumvira ibintu birimo gucamo. twumvire niba uri kubumva kuko uranyumva? Nanjye uranyumva? Hari ibyo ibitumvikanye byanze bikunze kuko hari mikoro yagiye mu maguru. Birumvikana. Rero ni ubuvanzi. Uyu munsi rero amaguru y'abantu ushaka iki? bareba. mikoro yari igiye kubabwira ibyo hepfo. mba ndishimye kubana namwe kuri Life of Three Siblings. Iri zina rega ntabwo byoroshye, noneho urumva ni hatari. Niyo mpamvu dushaka kurihindura. Uyu munsi rero mumbwire icyo tugiye kuganiraho, tuganire n'abantu. Ese mwabonye ubundi bimeze bitandukanye, gukora subscribe cyangwa muri kugira agahinda cyangwa mumeze neza? Na depression twari dufite depression ariko iragenda ishize twaporodingaga video Clara. Ntihagire n'agasabu na kamwe kajyaho tukavuga ko se kuki mutadukunda, kuki mutatureba, kuki mutareba ibintu byuki. Ariko kandi icyuki kiri singo mushaka no kubwira muti bro nako kana oya yeye nuko abantu batinda ngo bazi ko bazakumburwa bagasanga baribagiranye. Hari ikintu ndi bukubazeho n'ukuri kuri ibyo bintu bijyanye no kuba singo, kandi mbabarira ukibwira abanyarwanda muri iki kiganiro. Nabonye haragikozeho ikiganiro mu muntu kivuga nonaha wa mugani nyine ariko mbere yuko azanamo ibibazo mureke tubanze dushimire, mujye mushimira umuntu igihe wamubonye. Nakubonye ako kantu bro, ntagushimiye nzagushimira ntakureba. Turashimira Clara TV show. Ni ukuri kw'Imana ngenda gusabira umugisha. Clara TV show ndayisabira umugisha. Imana isukemo yongera isukemo yongera isukemo yongera isukemo isendereza. Ati rero ngo bimeze bite? Yamaye impamvu wishimiye nuko twicaranye hano ntabwo mbimerita. Serious? Hari igihe nanjye ako kantu mbaye interest, hari imbaraga nyinshi watanze njyewe ngifite imbere yanjye. Rero iyo ufite umutima wa kimuntu wo kumva yuko nawe ugomba kuzikantera imbaraga, nanjye ibyo wagezeho nkazabigeraho. Why not nagushimira, ndamubashima imbere y'abantu. Amashingo kaci uzashimira umuntu wamubonye. Ako ni akaruru. Ako ni mucaka. Uyu mwana yarimbaga muri korali kuri ntuza yanjye kuri bwa mbere na mbere munyakire. Musagize neza muraza. Mwagize neza muraza. Turabogereza ibirenge. Umva uyu nakuririmbira indirimbo yajyaga aririmba, yaririmbaga ku murongo wa mbere. Indirimbo y'abanyamahanga. Abakristo bubu baranangaza kuba mu itorero batubaha Imana rurema, gatanga imirimo yacu n'umwete, kuko kuri ubureshi basubiye inyuma. Ishyari ubusizi gusebanya amagambo, ibyo bibabuza kwegera Imana yacu rurema. Niki kibatera gusubira
ndimbati yakoraga niba yararimo kubwiriza inde niba yararimo kubwiriza ahubwo nabonye akabido yagiye kwakira umuntu oya n'abantu bari bicaye gutya cyangwa ni muri papa sava ariko ibi birashoboka ko ari muri papa sava narasetse iki yese yavuze yajyaga no mu mwuka nyine yarimo kubwiriza ahubwo ejo ndimeretse kumubona yagiye kwakira umuntu ku rukiko umva narasetse ubundi ndimbati niwe wari warabuze kuri YouTube titi se nyine yagiye kwakira titi warabibonye ndavuga ubundi niwe wari warabuze imba yaramwakiriye koko aramwakira yarameze nk'urimo arogeza umupira ngo abanyamakuru ngo barimo kuvuga ngo nceceke ngo ariko sinceceka ese umva Clara tukiri kuri ibyo ngibyo byo wari wuzuye umwuka ubuhanuzi urabwemera yego 100%? ntabwo ari 100% ariko ndabwemera wemera nese kubera ko umva nkubwira hari abantu nyine babeshya ariko hari n'abantu bavuga ibyanyabyo ngenda nabukunda n'ubwo mbwiye ngo urerekwa nahita nza kugusura guhanurira kugira ngo njye umuntu ampanure nemere hari ibintu nyine umbwira cyangwa se twasenganye buriya ubuhanuzi nemera ntabwo ari bwa bundi bwo kujya gusa ushobora no kuza gusenga ntumpanurire ariko nkumva ko wambwiye ijambo nkumva pe ariko nanone hari abakristo natwe duteye nabi twumva ko tugomba guhanurirwa byagenda kose rero ukagenda ari cyo kijyanye bahita bakubonamo ubuhanuzi nawe bakakubeshya bakagutubura bakagupfunyikira bahita bakubwira ngo ndabona wambaye impeta njye wundi iyo n'igihe ubundi ijya n'ahantu nshobora no kujya gusenga ntambaye n'impeta kugira ngo bahita bavuga ati ndabona Imana iguhaye umugabo atari ko ibyo bintu byambayeho turiya ufite rero ahita atangira aba turiya ufite nyine niwe ari kurumva bari bagiye kumugutwara wowe urakoze umva byambayeho niyo mpamvu kuva uwo munsi twari bwo nahise numva nzinutswe ubuhanuzi wagiye utambaye impeta twaragiye nge na Tausi tugiye gusenga none tugiye kuhagera numva umutima urangiye ati kuramo impeta nari nanatwite ariko akadanye nari gatoya ka kundi ubwo wumva ushaka kwigendera kugira ngo urelaxing njyayo impeta mbanzi kubisa wagiye gusenga urelaxing nyine nange gakuru ariko twe tugiye no gusenga pe mba nzi kubisa umufuka umumama nayo yambaye agashati na kola utamenya ko ndi umugore umumama ati burya rero ngiye kubahanurira ati haleluya ngo Imana inyeretse noneho ukuntu yabitangiye neza ngo Imana inyeretse ngo icyana cy'inzobe njye nawe twibuka ko ntwite njye nawe duhita turebana tavuga ati weho umuntu rero burya none turavuga atamena tubuze atamena ati umwana w'inzobe ati ni Imana inyeretse visa tutamena oye ni visa n'uyu urumva ati Imana inyeretse umugabo w'umuzungu wowe njyewe uyu uriya ufite ntabwo twese yamena ibirakabye uriya nyine ntabwo ari we wawe yamena ibirakabye urumva unumva ukuntu yatubwiraga buri kintu tukavuga mena yavuze ati umugabo w'umuzungu twese birakamye twamuna yadutubure ubwo impamvu yambwiraga ngo abonye icyana cy'inzobe bagiye kumuha umuzungu yaravugaga ati yavuze icyana cy'inzobe ubwo impamvu yaravuze ngo icyana cy'inzobe ubwo nyine yumvaga agiye kumpa umuzungu visa akampa umuzungu nkahita mbyara ikimetisi yavuga n'ikimetisi mana we mpita ncika intege ndabwane akomeje kumbwira ibintu byinshi bijyanye n'ibyo ndabwane rega njye narashatse yahise ambwira nabi ngo agomba kuki mutujijisha ngo mwagiye muze mwambaye impeta yamani yazina ry'Imana uko Yesu ngo sohoka ugende ubundi ngo ujye umuntu umwe igo uko we barusengera suba n'urwaye kugira ngo umukristo atazagusha hari n'abandi bantu wigo suba abantu babigenje bate bagumyemo aragomeza arabahanurira twari twajyanye n'amafaranga 20,000 yo gutura nahise mbwira ati cyakoze nahise mbwira ngo cyakoze akoramo bitanu ari byishyiramo dutahe bitanu twapfuye kubisigamo bamwitwaza amaturo ariko niyo mpamvu nahise igihe wasanga ari yavangiwe akuwe ngo abantu basenga ngo mwarabanaga ubwo nayo njya kubyara umwana wa kabiri mwakoze ubukwe utwite oya
ugira umunwa oya none si ibyo bihuriye he umuceri wose hanze ibyo bihuriye he nuko bitahuriye ni mwana bihuriye no kumanurira ngo ngiye kuba ibi ni ibiki abanyarwanda ndikwegeye shimira uriya mugabo w'umuzungu utaragutereranye shamana we nuko nahise numva ngize amakenga ku bintu by'ubuhanuzi topic irabonetse ahubwo ubundi bigenda biteye umuntu abanye n'umuntu babanje guca impaka niyo topic tugiye guhita dukomeza se cyane niyo ngiyo ntayindi naho ninde mubajije se wowe hano ntawe ubaza nta n'ubaza umva njyewe ukuntu mbyumva nibaza ko biterwa n'abantu na mwebwe babiri ukuntu mwabipanze si icyaha si na ngombwa urumva wanamaze kuvuga ko wagiye gusenga urelakisa kugira ukagira mbere y'igihe nta kibazo kugira ukagira utaragira nta kibazo njyewe mbona ko nta kibazo biterwa n'umuntu wawe ukuntu umuzi ariko kimwe nuko bishobora kuzana ibibazo igihe byagiza bikagira ukaguma kwa mama uzi ko kugira ngo ugiye kumva wowe nawe uratubwiraho kambe magurutse mu oya urajya hehe urajya hehe reka nanjye ngire guki intuzi uri kutubona dore ko mbona bari kwiyegeza hirya nyine kugira ngo nse nkubareba sindimo mutu noye suri yawe nagiringize ngo mbarebe neza tubwire okay ngere ko tubivuge turi seri tumubaze ubu tugiye kukwitaho bitari byinshi ariko iyo namwe murambwira iyo buretse gato iyo tubwire it's okay iyo umugabo mu bantu ubu nguko niwe n'ubundi mwari mwarateranye iyo nda nagare papa w'umwana niwe cyangwa n'umuzungu kwawe urumva dukora adeni bafite urwanga tuzakora nanjye ndabona afite ndamumbaye mwabyana wenda komeza umbaze urumva ubitwibwire ugize utya iyo ugira utya akakubwira ngo ntago ari njye utera inda njyenyine wari kubigenza ute nari kwikoca nari kwimenya nene se nta kintu wari kubuhombye se nari kuba nkihombye kinini kuko urumva nari kuba ngiye kubyara umwana atari kumwe na papa we sibyo urumva uwo mwana hari ikintu kinini aba abura ntabwo umwana ukuntu akura ari kumwe n'umubyeyi umwe ariko yakura ari kumwe n'ababyeyi bombi imitekerereze ye n'imyumvire ye uko biba bimeze ntabwo ariko biba bimeze umufite wenyine hari n'igihe wenda bishobora no kuba hari byinshi yabura urumva papa we yakabaye amuha cyangwa se n'urukundo rwanyu mwembi babiri kuba arimo arubona akura arubona rumukurira mu maso hari ikintu kinini bimwongereraho mu mitekerereze ye urumva bitandukanye na wa wundi rero uzakora abona urimo wirya ukimara urumva mufite gahunda yo kubana atumushimira mupapa cyane umenya ko Betty atwite ego mana ese bundi uharya ubu wabigenje ute icyo kikuzamo icyo kibazo baze ko nari ngiye kukibaza Betty ngo ukimenya ko utwite wiyumvisha ute watekereje ute ukuntu ugiye kubimbwira uko wabimbwiye wabonye byakiriye nte mbese nanjye nari ngiye kumwataka first of all njye nabanza no kugushimira imbere y'Imana n'imbere y'abantu kubera ko shaya mbereye imfura pe kuri umva ku buryo niyo mbitekereje numva birimo birenga ubwenge bwanjye ukunda cyane kurusha murakundana iyo mbitekereje mpita numva nimubwira ati waje ukandeba ni ukuri iyo ubitekereje wumva nta kibazo niyo wasanga bagize
iyo mbitekereje yambereye imfura hahandi Mana we ku buryo naramuruhije ndamurushya ku buryo nanjye nagezeho mbona imisatsi irahagaze itya kuko urumva sinari merewe neza ntabwo nari ndi muri situation nziza urumva hahandi namubyutsaga saa 8 z'ijoro nkabona ndashaka inkoko ya boyiro ayiwe kurareka ngutere nawe yatwise ari umukire urumva akajya kuyishaka none akajya kuyingezaho nayihaza oya beta ako kantu ka boyiro reka nkavuga boyiro y'inkoko yubawe uzi ko beti yitonze ati ndashaka boyiro y'inkoko urumva kuri mureba habaye iki nabuze mikoro hano nanjye sinyibona tingiyo hejuru se urumva ndayifite beta ati ndashaka inkoko kandi twegeranye na hoteli badukoresheje yo boyiro inahenze kare ko urimo urabivuga nabi waragiye urayibura ujya Nyabugogo kuyishaka subwo Kimironko hari icyo bisa byari mu gicuku cyane wowe waguyafite yawe cyangwa yarayaguhaga nabaga nyafite urumva naho uzi ikintu cyambabaje Betty yankoreye udushya twite ariko tubiri tureze Betty yarambwiye ati ndashaka inkoko turayishatse bigoranye mu ijoro cyane iraboneka boyiro ihageze umwana araryama ariyorosa ahita areba hirya subizi si twite ukuntu ushaka ikintu yanga kurya nagize ngo yahise agira ngo ibyo byari buri kanya kandi nubwo ndayikora nta n'ikintu nashyize mu amaze kuyireka sinzi ikintu cyabaye wagira ngo ni iki yarabyutse aho ayishakiye agiye kuyishaka asanga aho twari twayishyize nta kintu kiri n'ibyange byirira neza numbaze imbeba niba ari imbeba ntabwo tubizi kuko amagufwa twayasanze inyuma ya firigo nta nubwo twamenya ni nko turangije turayibona umva kandi gashya yankoreye yaravugaga ngo arashaka koga nkahita mushyirira amazi muri dushe ashyushye kuko ntabwo hakonje yayashoboraga noneho yajya gukaraba amazi yagezemo akajya gukaraba amazi yahoze akongera akambwira ngo arashaka ashyushye rimwe rero arikosha rimwe kuko kwita neza aritetesha umva kra rimwe ko yako nari nzi yuko yari afite amezi angahe yari nk'abiri atatu rimwe ko yako nari nzi ko iyo asabye amazi adahita ajya muri dushe nawe ubwiye ati uyu munsi ngiye kuyashyiramo kandi nutinda ntabwo ndi bwongere kuyashyushya mba ngo bisibize imyibase bikonje kubera ko nari nzi ko atari buhita agenda ako kanya barabadutse agiye muri dushe akubise amazi urumva yayashyizemo bikonje azi ko ndi bwitizwe kwa kunda yanga gushyushya kabiri atahari bugire agasanga bikonje ndahita mwangira kongera kuryama mite nshyushya vuba ahita yoga ugikozamo intoki ntabwo mfashe konje ndahise numva bikonje ndavuga ni umugome baraje yibateye yikubise ku buriri mbako kubera icyuma nanjye meravuga nanjye ntabwo ndi umukozi abarahiye naramuruje ntabwo waba ufite imbaraga zo kuba wayashyushya wapi pe none se ntabwo naryaga nta n'ikintu n'ubwo n'iyo nkoko kugira ngo abahungu bakunda gusitrangoringa mbwira ikintu ngiye kukubaza umbwiza ukuri hari ibintu bajya bavuga ngo iyo utwise nyine utarashaka ukabanza umuhungu ngo biragorana abahungu bafite ukuntu nyine ngo ari ugufayitinga buriya abakobwa ngo biroroha ngo n'igihe umuntu ngo muhitamo n'abana byoroshye ngo ibiki n'ibiki ngo ariko abahungu yana ngo hari n'igihe ngo baza kubaza utuntu twinshi ese nyine ubundi iyo ushatse ababizi se ko twitse umuhungu nyine ntabwo ababizi ariko nyine birikora ku buryo
iyo twita umuhungu ubundi umuntu akagushaka ngo uri umunyamahirwe biteye ubwoba cyane yego nta kantu kabayemo nyine kaga challenge ngo uhite uvuga ubanze kugira ubwoba uvuga uti umunani Clara ikintu nakivugira cyambaye cya challenge ni ukurwara kurwara amezi hafi 6 uri nta kintu ubasha kurya nta kintu ubasha kunywa kandi uhora uri nawe ibaza icyo kintu ariko ibindi by'umugabo bw'uzakora ubukwe ikintu nta kintu cyagora ubundi yari yiteguye ko akira gusaba ukaba uyu kuko hari igihe bamubazaga ngo none se ngo nta kibazo ariko mama mubaza urumva umubyeyi aba afite igihunga umubyeyi ko akunda aba afite impungenge ese umugabo wawe nta kibazo iki n'iki ngo ninyira tuzakora ubukwe ariko bari bamuzi wanyu byensi bari bamuzi ntabwo byari cyane ariko banza bagutetesheje cyane cyangwa uzamutipe tumufitiye icyizere nari oya ntago ari ibyo ngibyo tawusi umutipe ashaka kuba yanafite na gahunda wenda we ntago ari we mvuze akabona ukuntu famiye yawe bakwitaho n'ubundi nta n'ikintu ubundi agomba nta kintu yaba afite abwira abanyarwanda ubundi ashatse ibintu byo kwizigiza ati arandizigiza bimeze ibindi bwizigize ntabwo biri buvemo mbwira akantu nyine kagucanye usibye kurwara nyine wowe ukibibwira umugabo yahise abyakira nyine neza nk'ibintu bishimishije cyane kuko ni nawe twajyanye kwa muganga nyine ibisubizo byaje uzaze nzakikubwira wowe kivuga anywa iki taho ukimugurira ntabwo ari ngera ugiye kukimugurira naringize kugiye kudutamo naringize kugiye kudutamo naringiye kuhita kugata agahenesi naringiye kuhita kugata agahenesi none wajya kukaganganiza nawe muri karitsiye hari abantu bakagurisha ndamugurira yego ariko gahe sibuze kutangiye kujya ugira urucyamo kuko iraryoha ngo ku bantu nyine bakunda kunywa inzoga ngo iraryoha iranahenda mugabo nyamwe tuburahinisi iraryoha ibiryohereye se ngo iraryoha ariko ibintu by'abagabo se kwavuga ko inzoga iryoha kwavuga ko inzoga iryoha nka mitsingi se buri iraryoha cyangwa ibikinya abantu biryoga zirura nta kintu wowe usungwa agasembuye vugisha ukuri turi muri very day umuntu wigeze kumbwira ngo iryo jisho ntabwo byashoboka ijisho ryanjye vuga ikintu umwana ukorana mbese tuzagutema nywa kavin krang ugiye mu ibintu bihenze iyo nawe ndemera nkaheba ariko ngo bihenze nanjye mva byarananiye ariko amarura ari amata ubundi niyo yanjye kandi umugabo wanjye yanga kubinya mwana ntiwarakoze kuyanga kuko unayanyweyeho yageshura vuba yageshura vuba ufite ubusambo kandi bayaguvuriye wowe unywa iki njye nkwa fanta ariko fanta niyo yagushukishije irindazi ni urukundo okay wowe mbwira akibikubwira tunagushimiye ko wamubereye nyine umuntu mwiza akibikubwira wahise ugira ubwoba uvuga uti nanjye bazayinkubita wahise uvuga uti noneho kandi wamufata gute mbere wumvaga ko atabikora cyangwa wabonaga n'ubundi ari ibintu bisanzwe wari usanzwe uzi ko azica ariko bitabyanyu ko mfite ikiganiro njya kukivuga kuri iyo sayidi sasa ndagira ngo nkubwize ukuri kwambaye ubusa ntabwo nari nzi ko Betty hari ukuntu ajya agira akagira kuko niyo twaganiraga yarambwiraga ngo nta nubwo ajya asoma nta no urangije wowe uticaye inyweye muri ubwo rero uwo munsi akibimbwira namubwiye ni se urumva yabanje kubimenyanaho n'umugabo we yego nta n'ikibazo we bibatwaye nyine babitunganyije bumva ko ari sawa so rero njyewe abimbwiye nagize ubwoba ubwoba bwa mbere nagize ni ukuntu mama ari bubimenye ku buryo twabimuhesha ukwezi kose
ariko ababyeyi shani danje ababyeyi ni uziko umutima wa muri yakaza umubyeyi uzi atazi ibyo ari byo yaje muri kuganira hoye yasanze umukobwa ari ku kirutsi yaravuze ngo yumvishe abuze amahoro arayabura ko karategaza kutureba ntabwo mwabanaga ntabwo twabanaga mwaribanaga urumva ariko uko yavugaga ngo ejo nzaza kubareba ko twari tuzi situwasiyo ihari tukamubloka tukijijira ahubwo tukamubwira ngo tuzaza mu rugo muri iyi weekend yagera tugakweba abonye ukwezi gushize ati ibi ntabyo araza atatubwiye noneho uko yahamagaraguye buri gihe yarakororaga kariya gakorora ubundi ntabwo nzakibagirwa mu bwonko bwanjye nk'uko umwana wanjye ngo yarwaye iki ngo kidakira ngo reka nze nzaze kumureba ati wapi ntabwo arwaye yakize kera urumva so rero yaje kuza ahageze ngewe icyo gihe nari ahantu nakoreraga nahise nicomokera asanga ko n'igihe wari burya inkoni zanjye utarabivuze uziko ukwezi kwari gushize urumva ukwezi kwari gushize ahageze rero ariko ababyeyi shamana ababyeyi ni abantu bo kubahwa sinzi cyane cyane abamama mama yanjye shamana ngenda avuga ku ruhare rwa mama wanjye kuko abandi simbazi pe ariko kankubwire bitewe n'ukuntu twakoze mama turera nyine yagiraga amahane yaradukubitaga Clara twariye inkoni ubu tureba twariye inkoni nyine twari abana bagomba kugendera gutya kubera ko urumva twabuze papa turi bato mama ntago yabaga ashaka ko hari umuryango mu rugo rw'umugore yes ako kantu ubundi ngo urugo bazavuga ngo abana b'umugore urumva rero nibwo bwo batwari dufite no gutinda kubimubwira urumva Betty yari afite confidence ko nta n'ikibazo namara gukira ibintu bizajya ku murongo akurumva nk'umubyeyi guhita bibona wahita yumva bitazava nta kizavamo yaraje ahageze agikubita amaso Betty ubundi Betty wagira ngo bari bamubwiye ngo ruka Betty kirutse pa kuko yarinze yinjira mu nzu nta tutazi umuntu uje we yaraje asanga kuri saro hafunguye ahita yinjira ntabwo yari yatubwiye ko yatezaje nagiye ko mbona umuntu amagaze hejuru nabonye amagaze hejuru yaramamagaye kaje mpita nigendera Betty musigamo ko nari nzi ko mama ageze hafi kandi ubundi icyo gihe Betty sinamusigaga Betty mama rero amaze kuza ahageze yikubise mu cyumba ababyeyi mana yanjye ababyeyi uzi yuko umubyeyi umwana we agira ikibazo wakakigira mbere akabyumva mu mutima kuko njye ndibuka hari umunsi nigeze kugira ikibazo ndi hanze ntarataha mama wanjye arampamagara akajya ampamagara mute watashye ko numva nazi naratashye sinamubwira n'ikibazo nagize ariko urumva nakigize aba ari kubyiyumva inanga kumutera ubwoba urumva abana yirereye aba yumva bafite n'igishyika urumva rero yarinjira ahita kubita icyumba yinjira ababonye Betty ati uzi ikintu yahise amubwira ngira ngo yari yarabicetse simbizi yahise amubaza ngo muto niko yabonye ndutse yabonye ngo muto uratwite ngo yego ahita abivuga ati rero buryaguruka tugende ibindi uzabimbwira tugezeyo nta n'ibindi nta no kuzinga imyenda agakora abantu babizinga yange ati hita ubyuka nkujyane nicarane nawe ibindi tuzabivugana tugeze mu rugo ako kanya nakuburanye bagusiga wenyine njyewe nari ngize amahirwe izo mvune uzi ko yari amaze kurwara umutwe kubera ko yaradasinzira yaravuze ati njya ngo urakoze kumutwara mama yahise agira ubwoba se nabwiye ngo nawe barahita bayigutera woya mama urumva ubundi byaramutunguye niyo impamvu yaratubwiye nyuma nyine impamvu yahise abikora gutya ngo yaratekereje asuba umwana wanjye ngo mubwiye nabi ngo mubwiye nabi iyo hamutuza akayimwita urumva ngo umwana wanjye ngo mubwiye nabi nyitabira urumva naba stop noneho rero ikintu mama nyine yavuze
impamvu ngo atigeze nga adukubita ubundi ngiye niyo mpamvu nahunze kuko amahane ye narinze ako mama yagiye asaza akosha yo nibutse ko mama wanjye arimo gusaza birambabaza ariko anasaza ajyaye numva nukuri ko Imana atasaza nkumva ye yaguma ari icyuki urumva kuko utuntu twinshi nzi niwe watunyigishije ngo utu make up umucacu yitaga karuje n'agatiro so urumva rero mama rwose uguma ubyibuze ubugumye aho ngaho ndashaka kuguma nkubona bagutsamo kuramba yego noneho ngo ikintu ngo cyatumye atabwira nabi Betty kuko ngira urumva nigende ngatanyikubitira kuko yari kumperaho icyambera nziza ko nigeze mbimubwira kuko akenshi akunda kuvuga ngo umisha ko umwana wanjye arwaye waramumbyariye akunda gukoresha ako kantu so rero icyo gihe ngo yanze gukubita Betty cyangwa kugira n'ijambo ribi amubwira kubera situation yaramusanze ibibazo umubyeyi ari undi ahita ahubuka ati yaye ngo naribajije ngo ubu mwana wanjye mukubisa agahita ajya kwiyahura ewana ngo ahita yakitinga neza kuko Betty namaje se mama ntago yagukubise rero icyo gihe urumva ntago yahise amutahana twarararanye ijoro ryose buracya aramutahana nye dushaka imodoka irabatwara ajya mu rugo aramurwaza akize araza akora ubukwe urumva ko yagize umugisha dushimire mama I love you uri umubyeyi mwiza nabo bazakubera abakobwa beza n'aba anti bacu bamufashije umva kino kiganiro ni cyiza abantu bazashaka part 2 tuzayikora mubivugaho neza byanyabyo mudatarutsa mutagira burana arimo aritarutsa nk'akantu bati boss ataza kugira ikintu avuga ariko basi tubwire wowe ukuntu basi wimba ariko nyine inzara mfite urumva umva guys nta bintu byinshi ngiye kuvugaho ariko urumva ikintu nababwira buri muntu wese uzagera muri iyo situation urumva ntuzihebe hari iyo ukibigeramo ukibyumva gutya uhita wumva nyine wihebye ukumva isi irakurangiranye ntabwo kuramo bya bintu urumva noneho ntukumve ko isi kurangiranye kandi n'ababyeyi mujye mugerageza kubacira bugufi nyamuneka kuko iyo situation barimo nawe ntabwo iba ari nziza kandi nawe ntabwo aba yishimiye urumva ariko igihe byagutunguye bikakugeraho gerageza kumutwara neza umubere umubyeyi mwiza urumva ariyo mpamvu nshimira mama nyine kuko yabyitwayemo neza ikindi ngashimira umugabo wanjye kuko iyo tutabana uyu munsi uwo mwana ntabwo aba abayeho yishimye ntabwo aba abayeho yishimye abayeho hari pati imwe abura ariko uyu munsi ari mu maboko meza si ibyo uri mu gituza uvuga ngo mfite umugabo ashaka ntabwo bakubwiye ko kwikomanga ngo ntarirarenga abantu batega abandi iminsi ntibagatega abandi iminsi ibyo bintu ntabwo rega ikibazo urumva umuntu ubivuze ni ibintu umuntu uri muri ibyo bibazo rero ntabwo biba bivuze ngo kuba uri mu bibazo witura abandi kandi nawe mu gihe atarabijyamo wibimwaturiraho nibizaza ngo noneho cyagiye mwambwiraga cyarabaye ariko ibyo ngibyo bidufasha bigufata nyine bigwa motivation yo gukomeza yo guhangana ukavuga uti okay bambwiye kuriya wajya gukora icyo bati ya jambo bambwiye reka ngerageze ariko nibivuze ko n'abantu bibaho ari ibintu baba barifuje oya si baba barabyifuza mugategerera abantu iminsi uba wowe wishimira ko umuntu wundi ibyo bintu byamubaho gute tujye duharanira ibyiza ibi ni umugore wabivuze ibi ni biza bijye biza byizanye bigutungura ariko duhore twexpectinga ibyiza kugeza ku iherezo nawe rero tugushimira ko wabaye umumama mwiza utigeze uzana ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo erere ngwinda ngo njyewe ngo ntabwo bishoboka ukihangana ko hari benshi nabo batajya baba intwari muri iyo gahunda so rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye twari turimo tuganiriza abantu muri kiganiro turi kuvugaho
hari abantu ushobora gusanga batwite bari ako kwibaza kanya aho biri sha bari buce, muri iyo bari muri iyo situation situation noneho rimwe na rimwe hari abo babwiye ko inda atari izabo bantu babwiye ariko byose Imana ifite impamvu ikintu cyose ngiye hari igihe ushobora gusanga uwo muntu yakwihakanye ushobora gusanga ari byo byiza kuruta uko mwabana ubwo mushobora no kubana ugasanga ni wo mu ruho ugiyemo kuruta uko wari kuzaba wibereyeho urera umwana wawe nubwo rimwe na rimwe bitubabaza hari igihe bikubabaza kuvuga uti se kuki ntabanye n'uyu nguyu hari ibintu bituba bikatubabaza rwose kuki ikintu kimbaye ariko akenshi ikintu kibi kiba ikintu cyiza kibanzirizwa n'ikibi nyuma hakaza ikintu cyiza so nimwihebe rero Imana ibiri kumwe namwe kandi abo bana mujye mubakunda ntimugakubita abana mubavuga ngo iki kimeze nka se ngo iki ababyeyi bamera gutyo bakagira depression umwana yakora ikosa ngo uru rwana ngo urukuntu rusa na se ngo mana ibyo bintu buri gutuma umwana akura nabi so buse ikiganiro nitwakigarukiza ahangaha sha turagushimiye ibibazo ngewe mukazabimbaza ubukurikiyeho turagushimiye beta kaduha na part 2 nawe nzakubaza nabaye monetize abantu barabaye benshi mukore subscribe mudasapotinga abantu kuba wakanda kuri ako kantu nta kintu kigoranye kirimo nuko abantu nyine kata bizi ko abantu mureba bano uyu ni ingaragu ngo yigaragura niwe mu mama ariko rero ndabiramye nimuzongeye kuntuka kandi ariko nabonye ngiye kuri nuze kuri titere kwa hose wowe se wabitangiye jewe iyo gahunda se wayitangije mu kiganiro cy'ubugaragu nyine urara amaguru wayashize araratera rukugura hashatse numva ngo baze ubundi nawe ko nakwihoreye tuvugisha ukuri iki gihe ugezemo tutabeshye nicyo gihe nyine cyo kurambagizwa birashobora no kufita umuntu sibyo uri mu bantu bavuga ko ubukwe batabukunda cyangwa urabukunda ndabukunda cyane okay rero ntabwo tuvuze ngo waragumiwe ntituvuze ngo ntabwo urashaka ntituvuze iki ariko Imana ibi bikore mu izina rya Yesu uriya mwaka ibyo tunywa amazi ari umuntu ugeze kuvuga ibintu turi kumwe n'umuntu umwe wicaye ari imbere ngo bwose ngo imyaka ni myinshi nawe wapi ntabwo imyaka yawe ari myinshi wowe utaza kuvuga ngo ibyo mubikatinge ntabwo tubikatinga ahubwo uriya mutipe yihutisha nagire vuba uriya mutipe ari mu mandazi ari gukora akageza kandi njye nabonye wavamo umugore mwiza byatari ngo ufite icyizere nabonye ibaza urukundo weretse uyu nguyu narongeye bimbaze utanga keya oya njye narakubonye njye buriye ndeba umuntu nyine ntabwo wenda nkuzi cyane ko nabonye ushobora kuba uri umuntu mwiza so rero uriya mutipe nagire vuba so turabashimiye subscribe kwa Clara TV show no kuri Life of Three Siblings turagushimiye mukore subscribe kuri TTB TV show ayo mazina abiri rata tujye kuzahitamo muzabona mukono kandi ya mukono uba guys dufite amazina abiri turimo turajya nayo mazi bisi dikoresha makinza iranyishe tugiye kurya ubanza Clara turagushimiye cyane Imana iguhe umugisha wakoze kubana natwe Imana ikomeze yagura imbago zawe icyo kinyarwanda kivuye ciao ciao bye